twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa kabiri cy'umwaka cya kabiri cy'igisibo, tariki 27 Gashyantare 2024. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa mbere, umurongo wa 10 wa 16 kugeza kwa 20. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho, mwe batware ba Sodoma, mutege amatwi inyigisho y'Imana yanyu, bantu bagomora. Nimwiyuhagire mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukiraho kugira nabi. Nimwige gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murengane ururengana, murwane ku mfubyi, mutabara umupfakazi. Uhoraho avuze atya: nimuze tuburane, naho ibyaha byanyu byatukura nk'indurubaruba, bizahinduka urwererane nk'urubura. Naho niba byatukuraga nk'umuhemba, bizerana nk'ubwoya bw'intama. Niba kandi mwemeye kumvira, muzarya ku byiza byeze mu gihugu. Naho niba mubyanze mugakomeza kuganda, inkota ubwayo niyo izabarya. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Tugendere mu nzira z'Uhoraho, azatwereka umukiro. Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kuvuga. Hari icyo ngiye kugushinja. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Ese koko nkeneye kurya inyama z'ibimasa cyangwa kunywa amaraso y'amasekurume? Ahubwo ujye utura Imana igitambo cyo kwishimira, kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose. Kujya ushyandukira gutondagura amategeko yawe no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya. Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka. Wibwira se ko meze nkawe? Untura ibisingizo h'igitambo, ni umpikuzo. Tugendere mu nzira z'Uhoraho, azatwereka umukiro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo wa 1 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa bati: abigisha amategeko n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushana gutwara ku kaboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, nawe uzicisha bugufi azakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana ihora iwawe buri munsi. Mu mizi 7 y'icyaha ariyo ngiye gukurondorera: ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo n'ubunebwe. Iyo mizi y'icyaha yitwa mu Gifaransa des péchés capitaux, biva ku Kilatini caput capitis, bikavuga ngo la tête, umutwe. Bigatanga none amagambo capitaine, umukuru, capital, umurwa, n'andi magambo menshi ashingiye aho ngaho, bigaragaza ko ibyo byaha ari ibyaha rutura, ari ibyaha bikurura ibindi, ari ibyaha bindi byose bishamikiyeho. Imizi abashefu b'ibyaha. Nk'uko tubizi, aharenze umuntu umwe, abo ngabo bagomba kwitora nanone mu umushefu. Nk'uko ibyaha byose nanone bigira abashefu 7, niko abashefu 7 nanone nabo bagira umushefu umwe. Umushefu w'imizi y'ibyaha yitwa, uwo muzi wa mbere twabonye witwa ubwirasi, kwikuza. Ufite uwo muzi aba ashobora nyine kuyobora abandi,
niwe ibindi byaha byose bigenda bishamikira muri uwo muzi, muri iyo mizi, muri uwo muzi, nuko bikagenda bikura. Rero nk'uko mubizi namwe, muri tekinike zose, iyo ushaka gutsinda ubanza kurandura umushefu. Nanone iyo ushaka kubaka unyura ku mushefu. Buri gihe kunyura ku mushefu igihe ugiye kurwana, aho niho Sekibi nawe anyura kuri uwo mushefu bita bwirasi, kugira ngo mugushe neza, yamara kugushwa neza ubundi ukabura atsinzwe nanjye ngatsindwa. Nanone Yezu Kristo uwo mushefu aramurwanya agira ngo adutoze kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Ngo rero uwo tujye kuganiraho, uwo mushefu w'abashefu witwa bwirasi, kwikuza, kwibona. Ano ngingo remezo y'amasomo y'uyu munsi: kurwanya kwibona, kurwanya kwikuza, kurwanya kwirata. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Nyuma yo kubona amayeri yo gutsinda, ko iyo ushaka kubaka unyura ku mushefu ukamugusha neza, nanone iyo ushaka gusenya ubanza gusenya umushefu, unyura kuri komanda, unyura ku mukuru, unyura ku uyoboye abandi, kugira ngo ugire aho ugera heza. Ushaka kumunyuraho umukubita, ushaka kumunyuraho umurwanya. Niba ushaka kurwanya abayoboke be ubanza kunyura kuri shefu. Nanone niba ushaka kugera ku bayoboke be kugira ngo bagushe neza, nanone ubanza kugusha neza umushefu. Twebwe rero hamwe n'amasomo umunsi turifuza kwicisha bugufi, tukarwanya umushefu, kwirata, kwiyemera. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti: nta nkumi yigaya. Hari n'indi igira iti: ngo aho utazakura inkumi ntusigarize umwana waho. Nanone ngo umusore utiyemeye, utiraririye, ntakura inkumi wabo. N'indi migani myinshi yerekana uburyo wowe nanjye dushobora kwiyemera tukirata. Bavuga ko buri muntu yigiramo agakeregeshwa k'ubwirasi, ariko nanone umuntu nk'umuntu w'Imana nanone yigiramo agakeregeshwa ko kwicisha bugufi. Niyo mpamvu icyo twakwemeriza imbere ntabwo ari kwirata, ahubwo kwicisha bugufi, kugira ngo aho dutambutse twicishe bugufi, Nyagasani abe ari ukuzwa, nibwo tuzamererwa neza. Imizi 7 y'ibyaha mubyeyi wayumvise, wumvise na shefu wayo. Isomo rya mbere ry'uyu munsi riratubwira imizi 7 y'ibyaha mu bundi buryo. Ubwo iri somo ritangira ribwira abashefu, abatware ba Sodoma. Sodoma rero na Gomora nk'uko tubizi mu isezerano rya kera ni indiri y'ibyaha, inkozi z'ibibi, ubukozi bw'ibibi. Rero aba bashefu b'abashefu, abakapitene bari muri iyo kapitale nyine, izo za kapitale za Sodoma, abashefu 7. Rero uyu munsi turasaba kugira ngo tubirandure, kugira ngo urandure imizi y'icyaha. Nanone iri somo rije ritwereka uburyo twakwimiriza neza imbere, tukagarukira Imana, tukarandura ikibi, ubugwaneza bugaturanga, tukareka ubugome. Iri somo riratwerekeza nanone ku migenzo mboneza bupfura ishobora kurandura aba bashefu ko ari 7: ukwiyoroshya, ukudatwarwa n'iby'isi, urukundo rwa kivandimwe, ukwihangana, gutsinda kamere, 6 kwigomwa, 7 umwete, kurwanya ubunebwe. Iyo migenzo mboneza bupfura izadufasha kwiyuhagira, kwisukura, ndetse no kumva ijwi ry'Imana, maze tukagendera mu nzira z'Uhoraho nk'uko no mu Bibiliya Zaburi atamye kubidushishikariza. Ati tugendere mu nzira z'Uhoraho azatwereka umukiro. Amen. Ivanjiri uyu munsi iratwereka umuntu ugendera mu nzira z'Uhoraho nuko ugenda agerageza, agenda kwepa uwo muzi w'icyaha wo kwirata, kwiyemera. Hari ibintu 3 batubwiye akesha uwo muzi kunze kuriraho. Icya mbere ni akarimi kabigisha amategeko n'abafarizayi, bo bavuga gusa ariko ntibakore, bagafata imitwaro iremereye bakayikorera abantu ariko ntibakozeho urutoki. Uko no kwiyemera, kwikuza, kwirata, kwibona, kwishyira imbere. Ma TV wambonye, mwambonye uko ndi kubigenza. Icya kabiri batubwiye kiranga uyu muzi, ce sont des titres honorifiques, amazina y'icyubahiro, nyakubahwa, nyirikuzo, nyiribambe. Ubwo batubwiye amazina agera muri 4 tugomba kwirinda kuko azana kwiyemera. Mwigisha, muyobozi, mubyeyi, umukuru, le supérieur. Amazina yose nagenda dukomezamo uwo mugenzo wo kwikuza, kwibona. Icya gatatu muri Ivanjiri tubonamo kiranga uwo mugenzo ni ibikorwa bibi, contradiction.
bya bindi nshobora kwiyerekana neza inyuma ariko imbere nta kirimo, imbere yo gutambuka kirabiranya biracika, inyuma ndi kugaragara neza ariko imbere ndi kure y'Imana. Nibwo Yesu asoje atugira inama yo kwiyoroshya. Uwikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Kureka Imana akaba ari ikuzwa, kureka Imana akaba ari inzamura, ariyo indeba kandi ikamenya, aho kugira ngo ngewe nirebe nibone, aho kugira ngo nishyire imbere nizane imbere, ahubwo nkareka Imana akaba ari ingenera, kugenerwa n'Imana. Muri filozofiya hari amagambo abiri akunze gukoreshwa, ndifuza kuyaherekesha uyu mugenzo w'igipfura wo kwiyoroshya ndetse n'umuzi w'icyaho kwirata. Amagambo abiri yitwa le nécessaire et le contingent, cyangwa nanone l'essence et l'accident. Ndagereza kuyashyira mu Kinyarwanda buhoro. Iyo bavuze ikintu ko ari ngombwa, ari nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être. Ikintu cyangombwa ni cya kindi wabura ukaba wapfa, n'ubu uriho nyine. Urugero, umuntu iyo bavuze ko uri umuntu, ubwo uramutse ubuze ubuzima wahita upfa nyine. Urumva ko ari icy'ingenzi cyane kitabura mu buzima. Ikintu utabura mu buzima, icyo nicyo bita icyangombwa, icy'ingenzi. Naho iyo bavuze accident cyangwa accessoire, ibyo bintu byose biri inyuma ni ibyo bintu nanone wabura ariko ubuzima bugakomeza. Niyo kintu cyiza gishamikiye aho ngaho, ariko kitanahari wakomeza ubundi ukabaho. Urugero, de titre, amazina y'icyubahiro: mwigisha, nyakubahwa, excellence, muyobozi mukuru, n'andi mazina menshi bashobora kugenda bagushyiraho baguhomaho, ariko amaherezo akazahomoka. Icyo nicyo bita accident. Utwo tuntu twose tw'inyuma kera kabaye tuzahomoka. Kubera iki? Kuko nyine tudafashe n'utuntu tw'inyuma. Rero ikigaragara muri sosiyete zacu, iyo udutitire tumaze kuba twinshi, amazina y'ibirenga, bya bintu bitangira bigenda bihomoka. Nibwo uzasanga ahari ubumuntu hagiye urunturuntu, kuko nyine ba bantu nyine batangiye kunuka urunturuntu. Kubera iki? Kubera ko hahomotse accessoire, accident, twa tuntu dutari ingenzi, twa tuntu tudafite inda n'umugongo, tutari tw'agaciro, ni twagiye uhoma kuri wowe. None byarahomotse nyine kuko tutari dukomeye. Icy'ingenzi warakibagiwe, icyangombwa waragisize. Ese mubyeyi, icyangombwa cyo mu buzima ni ikihe? Wasanga nawe ufatira ibitari by'ingenzi, bitari byangombwa, ukihomaho za accident, utwo dutari twangombwa, accessoire, les annexes, ukibagirwa icy'ingenzi kandi cyangombwa. Ngubwo ubwirasi no kwihomaho utwo tuntu twose tutari ngombwa, tudakenewe. Nawe ukagenda mu nzira uti ndakomeye, mfite icyubahiro, ndakaze, nuko washingura wagenda koko bikagaragara ko ukomeye. Nguko uko bizatangira kwirata, kwiyemera. Wajya kubona umuntu, aho kugira ngo umubonemo umuntu, ukajya umusoma nk'igihugu, ukajya umusoma nk'idini, ukajya umusoma nk'amacakubiri, ironda koko n'ibindi. Izo bazita nyine, izo nizo bita accident. Ibyo ngibyo biza nyine bikugwiririye, ibyo ngibyo n'ubundi bishobora no kuba ugakomeza kubaho. Ni ibihe iwawe byasimbuye ubumuntu? Ibyo bigutera kwirata, kwiyemera. Ujya uvuga uti bihomyeho, igihe n'igihe bishobora guhomoka, ubundi ukaba uri gukorera ubusa. None se babyeyi, n'ubwa mbere mubonye umuyobozi avuyeho, yari afite izina ry'ikirenga ry'icyubahiro, bikaza kurangira n'ubundi bihomotse. N'ubwa mbere se mubonye wari uri hasi agiye hejuru, azamuye mu makuzo, ariko se ntagera hirya bikongera bigahomoka n'ubundi. Iyo udakomeye ku Mana burya ntubukomeye. Ubuzima bwacu bwuzuye ingero nyinshi cyane zo kwiyemera, kwikuza, kwirata, kwibona, ariko ibyo byose ntabwo ari ingenzi burya. Uzajya uperereza uzasanga atari ingenzi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore w'ikishongoro, ngo wari mwiza cyane, ufite uburanga bukomeye cyane bw'inyuma, ariko ntabwo apfa kwemera umukobwa wese yatereta. Nuko abakobwa bose bishyira ku murongo, kubera ko bakundaga uwo musore, bagashaka ko babana. Ngo umusore aza gushyiraho condition 5, critère 5, ibiranga umukobwa 5 yifuza kuzabana nawe. Ngo cyambere agomba kuba ari umukobwa w'inzobe. Icya kabiri, ngo umukobwa ugomba kuba ufite inyuma hanini, ubyibushye inyuma cyane. Icya gatatu, ngo agomba kuba ari umukobwa muremure. Icya kane, ufite imisatsi myinshi byumvikane kandi myiza. Icya gatanu, ngo yari umukobwa ngo utaba ufite inyinya. Nuko ibyo biranga umukobwa bazabana,
arabyandika neza bishoke ko yabimanitse ahantu ako gose akagenda batambuka babireba umwe akikuramo undi akikuramo. Igihe kimwe kiza kugera noneho aza kubona umukobwa ubyujuje bya bindi. Ubwo yarabigenje ate? Nuko wa musore abonye uwujuje ibyo bintu ko ari 5, ubwo ubukwe buraba, barabana, umubano wabo urakomera. Ukwezi kwa mbere babana, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ukwa karindwi nka ya mizi y'ibyaha. Ubwo hagati wa musore akajya yemera ko abasore uburyo yashatse umuzungu, umukobwa w'icyitegererezo, umugore ukaze cyane mu bandi bose. Nuko abandi basore koko yatambuka bakamukurira ingofero, uburyo yashatse umugore w'umuzungu kandi we ari umwirabura. Nuko atambutse nyine bakamukurira ingofero. Nuko kuri kwezi kwa karindwi wa mugabo atangira kumva mu nzu ye hanuka runturuntu, atangira kumva ibintu bitagenda neza, impumuro itari nziza. Nuko atangira gukeka umugore w'amababa. Umunsi umwe aza gucunga yagiye muri dushe, aramuhengeza asanga wa mugore mbere yo koga ngo yari afite maske yavaga ku mutwe yariho ya misatsi myiza cyane y'abazungu. Iyo maske ikaba yaratangiye ku mutwe imanuka akagera ku birenge. Uwo mugore yumvise nayo impumuro itangiye kuba mbi, yagiye kuramo ya maske nuko aratangira aroga bisanzwe. Wa mugabo rero umunsi umwe bya bintu byo ku minsi y'igisambo ari 40 aza kumufata, aramufatiranya amugwa gitumo. Nuko wa mugabo ahita akingura urugi vuba rwa dushe, ahita afata ya maske yandi umugore nyine yajyaga yambara yari yarakoresheje kugira ngo yuzuze bya bikenerwa bya bisabwa wa musore yarashyize ku itangazo. Ubwo umugabo amaze gufata ya maske arayireba arayitegereza koko, akajya abona ari umugore we, amujyanije na wa mugore wundi uri koga muri dushe, abona bidahuye. Urumva iyo maske yari imisatsi nyine iyo y'abazungu, nk'uko yasabaga nyine ufite inyuma hanini, ngo byari biringiti yari yarashyizemo nyine bigenda nyine bimanuka byose bihomoka, amenyo yaravuyemo yose yarahungutse nta rimwe risigaye, usibye nyine iyo maske yari yarakoresheje. Ngo akaba yari mugufi bishoboka cyane kubera ariko iyo maske yishyizishijeho aba muremure. Nuko rero wa mugabo rubanda rurashukika, afata ya maske ye ayijyana mu rukiko ngo agiye kuburana ko kwa nyirabukwe bamuhenze, bamusubiza inkwano ye, ubundi basubirana umukobwa wabo. Yewe na n'ubanza urubanza rukirimo, baracyari kuburana ko umugore yamubeshye, ko bamuhangitse, ko kwa sebukwe bamuhangitse. Hagati aho ikibazo kikagira kiti, ninde uzatsinda muri aba batatu? Ari uyu mugabo, ari iyi maske, ari uyu mugore we? Na n'uyu mugabo aracyafite cya kimaske cye, ategereje ko bazamurenganura. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kwirata, ngo kwiyemera, ngo kwihangishwaho, kwikuza, kwibona, bikaza kurangira uri kwibona utakibona Imana. Reka tuzirikane ibintu bitatu kuri uyu musore n'iyi maske yatwaye. Icya mbere nuko akarimi ntaho gahurira n'umuntu burya. Nutangira kugira akarimi karekare, uzamenya kuri gutakaza ubumuntu bwawe. Nutangira kuzigira amazina maremare, uzamenya ko umuntu bwawe uri kugenda bukendera buhoro buhoro. Ngezo zanjye sombi n'ibindi byose bishamikiraho, ironda koko, ironda dini, ironda karere, kuko ibyo byose n'ubucakora bwa sekibi agenda guhomaho kera kabaye bizahomoka. Icya kabiri twazirikana, l'orgueil c'est comme le maquillage. Kwirata, kwiyemera ni nko kwishyiraho imirimbo. Umuntu agira atya akishyiraho imirimbo, akishyiraho ibirungo, akishyiraho za makeup n'ibindi byinshi cyane, ubundi ukagira ucyo ukamukunda wese, ukongera ukamukunda. Ariko se umunsi ibyo birungo byarangiye, runtu yatangiye kuzamuka, aho uzakomeza umukunde cyangwa nawe uzajya mu rukiko nk'uyu mugabo kubera ibyo yari yaramukunzeho, yamugeza mu rugo agasanga ntaho bihuriye n'uwo yari yarakunze. Kubera iki? Ibirungo byasumbye kure ubumuntu. Ngiyo runtu izazamuka kuko umuntu uri kugenda bukendera nyine, ibintu utuntu nibyo biri kuzamuka hejuru, uruntu mubyeyi. Icya gatatu twazirikana kandi cyakurinda kwiyemera kigatuma wiyoroshya, nuko burya kubeshya ukabeshya n'Imana bingana wowe aho uri kwibeshya. Igihe cyose uzashyiraho abandi amakondisiyo amananiza, murasabwa yinyi kugira ngo ngukunde, bizarangira uburiwemo.
kuko burya ku isi turi abantu, ntago turi abamarayika, ntago turi ibivejuru. Akavuga kinyarwanda igira iti nta mwiza wuzi inenge na nyiraho kugira amabinga. Kumva ko muzabana azuzuye isabwa byose, ntaho uzamukura kuri iyi si. Biradusaba kugenda tworoherana hato utazatuma uwo mubana bimusaba kwambara masike kugira ngo abane nawe. Umunsi runtu yatangiye kuza bizarangira mushwanye nyine. Nguko no gushwana n'Imana kuko utakiriye ukuri, kutiyakira uko Imana yakugize. Nguko kwiyemera, kwirata kw'abafariza n'abigisha amategeko. Mubyeyi, ngurwo runtu aho kugira ngo ubone umuntu umubonemo ubumuntu, umubone mu ishusho y'Imana, ahubwo icyawe uramureba ukamurebera mu ndorerwamo y'ubwoko, igihugu, idini, akarere, irondakoko, irondadini, ukamurebera mu ndorerwamo y'ibintu, ikintu chozifié vraiment. Aho kugira ngo ubone umuntu ahubwo uri kubonamo ikintu, aho ngaho ni gutangira noneho ushobora kumwica, ushobora kumugambanira, nguko kumusambanya n'ibindi byinshi cyane bibi wamukora by'ubugome. Kubera iki? Byatangire muri kwiyemera, kwirata, gushyiraho amananiza n'ibindi byose byo kwa sekibi. Ubu muntu ntiyongere kubona kuko ya maske yabikingirije. Byarangira ugafata ibidafite shinge na rugero, akaba ibyo gusa ufata, kandi nta cy'ingenzi kirimo, nta cyangombwa kirimo, ubuzima butaye. Ese wowe ukunda ibintu cyangwa ukunda umuntu? Ese ibyo ukundira umuntu biramutse birangiye wakomeza kumukunda? Umuhanga niwe wavuze ati umuntu nakubwira ngo aragukunda ariko akafite impamvu ituma gukunda, uzavuga uti nta rukundo ruraha, kuko igihe impamvu yarangiye byumvikana urukundo rwanyu ruzahita ruhagarara aho ngaho. Abo mwabyaranye bizaba ari abo ngabo nyine. Wihangishijweho, wigize muremure, wambaye ikiringiti kugira ngo ube munini, ariko amaherezo n'igihomoka bizagenda bite? Umuhanga niwe wavuze ati umunsi makiyaje zarangiye, kwiyemera, kwibona nabyo bizahita bihagarara nyine, bizagabanuka, bizashira. Rero bakristo bavandimwe, tugabanye kwiyemera, tureke kwirata, tureke kwibona, tureke gusabira ibitari byacu, twiyakira uko turi, twirinde kwireshyeshya n'abandi, twihindura uko tutari. Uko no kwiyemera nyine, kwirata, kwibona, kwisumbukuruza. Mwibuke kugendera kundi nyine aravumwe, kandi burya ingendo y'undi iravuna. Twigire ku Mana, twigire kuri Yesu uduhamagara muri iki cy'igisibo, kwiyoroshya, kwikonoza mu ikuzo. Umuhanga Gwise niwe wavuze ati l'orgueil satanise nos passions tandis que l'humilité les divinise. Ukwiyemera, ukwirata gutuma dusabana na sekibi, ariko twakwiyoroshya tugasabana n'Imana, tugakundwa n'Imana, tukabana n'Imana. Bayoboke b'Imana, Imana ibagirire neza. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.